nujya muri iyo texte baravuga ko impande zombi urebe muri version y'igifaransa barakoresha ko ubutegetsi bwa leta bugomba kugaruka mu gihugu cyose, mu gifaransa bakavuga ngo sur toute l'étendue du territoire national. Uwabyanditse ntabwo yananiwe kuvuga ko ubutegetsi bwa leta, nge ndavuga ubutegetsi bwa leta bo nubwo bavuze ubwa guverinoma, bugomba kugaruka mu bice byigaruriwe cyangwa mu bice byafashwe na M23 cyangwa se mu kimwe mu burasirazuba bwa Kongo. Donc ibi mon interpretation ni iyi. Hari teori yitwa hermeneutique dukoresha mu kumenya ngo mu kuinterpretare texte no kumenya icyo zivuga, ibintu byihishe inyuma y'izi nyuguti undi muntu wese atabona niki. No kuvuga ngo biravuze ngo keretse niba DRC itabona ikirimo hariya no kuvuga ngo wibuke ko M23 AFC M23 question na legitimité y'ubutegetsi bwa Kongo budashobora guha uburenganzira abaturage babwo ko ari bwo bwishi igihugu. Par conséquent bivuze ko l'autorité de l'État, ubutegetsi bwa leta mu gihugu hose ntabo hari. Ni ukuvuga ngo iriya langage bakoresheje ni langage diplomatique politico juridique yiyubashye, ariko tout simplement iravuga ko igihugu cyose ubutaka Kongo yose irimo akajagari. Donc il y a l'absence de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Donc par conséquent ntabwo wowe wahera kuri icyo ngo uvuge ngo buriya bivuze yuko ngo M23 igomba kuva mu bice byose yafashe kandi atari cyo po ya gatatu ivuga tumaze kugusobanurira yo muri ceasefire. Ubwo ngubwo haba harimo contradiction. Hanyuma ikindi cya kabiri, ibyo nangiye kubaza, nta kwivuguruza kurimo ntako. Ikindi cya kabiri, restauration de l'autorité gouvernementale, reka tuvuge wenda uko babyise. Soma neza irumvikana ni pilier, ni inkingi mwamba yo kugira ngo amahoro n'umutekano, iterambere, abaturage bongere kubaho mu buryo busanzwe kugira ngo bigaruke. No kuvuga ko hagomba kuba hariho l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Ariko noneho reba biri condition bashyizeho. Ni biri baze ko impamvu muzi. Binanagaruka no muri communiqué ministeri yacu y'ububanyi n'amahanga yakoze, ivuga ko ari intambwe, c'est une avancée significative, kandi natwe niko tubyemera, kuko ni intambwe de plus ku bindi byabanje, intambwe ikomeye, turanabyemera mu rwego rwo gushaka amahoro. Baravuga ko ikintu cyitwa impamvu muzi, root causes, ni ukuvuga ko kugira ngo l'autorité de l'État igaruke sur toute l'étendue, donc ku butaka bwose bwa Kongo, izo mpamvu muzi zigomba kubanza kuba addressed. Nicyo gihari muri iriya point. Donc ibindi rero ikindi kivugwa niki, nakubwiye ngo ibi rero nibitangira kuganirwaho mu gihe cy'imishyikirano, njye nibaza ko M23 itazibagirwa ku question na legitimité ya leta barimo kuganira. Sinzi legitimité ubwo legitimacy simbizi ngo mwagerageza kubwira translation mu Kinyarwanda, wenda ntabwo ndimo kuyumva, ntabwo birimo kuza vuba, ariko ni ukuvuga yuko mu magambo make ni M23 itemera leta ihari iriho irimo kuganira nayo. Ikindi kintu kinakomeye aha ngaha wenda petetere twagombaga kuba twavuze mbere, navuga ko M23 nibura leta ya Kongo, hari ibyo wari wahereye uvuga ko Perezida Tshisekedi yari yaravuze ko avuga ngo yikomanga ku gatuza ngo moi président jamais nta na rimwe muzigera mumbona ndimo kuganira na M23. Gusa birimo birananjyana ku kintu aho ngaho, ubwo ntaranicyibagirwa. Ubwo ni ukuvuga ko icyabaye niki, hari Amerika, hari Qatar, hari natwe ibihugu byo mu karere, ngira ngo nka observateur, ngira ngo Ministre Vincent Biruta yakurikiranye ibi biganiro, hari African Union, hari aba bahuza imiryango yo mu karere. Donc ni ukuvuga yuko nibura leta ya Kongo habaye icyo nakwita reconnaissance internationale. Ni ukuvuga ngo habaye M23 ntabwo
mu maso y'abari abantu bose bari hariya ntabwo ikiri umutwe w'iterabwoba nk'uko leta ya Kongo yabitaga, ahubwo yemeye yuko ari abaturage bayo kandi bafite impamvu za politike, impamvu donc bafite des revendications valables, ari nayo mpamvu leta yemeye kuziganira nabo. Icya kabiri, bya bindi byo kubita ngo repante, bya bindi byo kubita ngo dukingirizo tw'u Rwanda, bya bindi byo kuvuga ko M23 itabaho, ibyo leta ya Kongo yamaze kwemera ko M23 iriho, ari nayo mpamvu yemeye kujya kuganira nayo. Reka manze njye kwa James. No, rapidement reka ndangize ahubwo ikibazo nibajije. Iyi document niba mwarebye hepfo, uyu muntu wayisinye yitwa ku ruhande rwa Kongo, yitwa Mr. Sumbusita Mambo. Sumbusita Mambo, the senior representative of the president in charge of Rwanda and the Nairobi processes. Is Rwanda izi process ibi bintu ntibikibaho. Mumbwira aho biri. Ibi bintu ntabihari. Ibi bintu ntabwo ari Rwanda. Ahubwo hari igihe kizagera. No, let's more termine. Hari igihe kizagera. Faites attention. Ibi bintu ntibikibaho. Ikindi cya kabiri. Lorugane buriye. Yangaje igihugu ni guverinoma. Unless ibi bintu izi declaration de principe ibintu byumvikanyweho yazabijyana bikaba valide, sibyo? Donc inama yabo y'abaministre guverinoma yabo ikabyemera, kuko uyu muntu ntabwo ari ku rwego rwa ministre ku buryo yakwangaje guverinoma, kuko urabona ko ni intumwa idasanzwe ya perezida ishinzwe process za Rwanda na Nairobi, kandi izi ntizikibaho. Ni ukuvuga ngo turi tantu kitari Washington ni Doha. Donc ni ukuvuga ko finalement ibizagutangaza hari n'umuntu ushaka ko kuvuga ngo ya masezerano ni fragile, akavuga ati vous avez négocié avec un aventurier. Reka twumve James icyo ashaka kuvuga. Nakomeje kwica ngicyo nibaza ko abasinye amasezerano n'abantu bari bafite imbaraga delegation za leta. Tutaragera ku mpungenge za honorable vote. Wowe nk'uko u Rwanda rwabivuze, ntubona ko nyine ari intambwe nziza? Hari ikibazo ufite kuri aya mahame? Oya, ku mahame nko nabivuze mbere, kuri aya mahame icyambe ngira ngo honorable yabikomojeho. Honorable we yageze mu mpunge, ariko anabikomozaho asubiza inyuma atanga context yuko mbere kose intambwe ni c'est validé. Kongo yari yanze guhura na M23. Ndetse yabanje kubita abanyamahanga. Yebise abanyarwanda. Ibigize ahita n'agashingirizo. None bijyatandukanye rero. Ikibazo bafitanye n'u Rwanda kirimo kwigwaho ngaho Washington. I Washington yaba Washington yaba Doha. Leta ya Kongo bo mwitangazamakuru bo barimo gusobanura ngo victoire, intsinzi barimo kubona. None wowe kumenya urimo kutubwira ahubwo intsinzi z'urundi ruhande. Jewe nta nubwo byantungura. None se wagira ngo Muyaya avuga iki, abwira abaturage iki? Kuko harimo ibintu bibiri. Cya mbere nuko bari barabwiye abaturage babo yuko abantu atari abanyekongo, yewe bageze aho bati barakorera u Rwanda, ntabwo tuzigera tuganira nabo. None mwaganire nabo, mwasinya amasezerano already. Kuri wowe utaragira n'icyo uvuga, abaturage barabona ko watsinzwe, wagaragaje intege nkeya, warabeshyaga, uratubwira bimwe ukavuga ibindi. So birumvikana rero propagandists harimo na Muyaya n'abandi bagomba gushaka uburyo noneho baspinninga, bagaspinninga kugira ngo abaturage babahoshe, babereke yuko n'ubundi twari tuzi icyo dushaka, nitwa intsinzi yagaragaye yabonetse, abantu amasezerano yemeye yuko bava mu gihugu basubira iyo baturutse. Ariko bugeze ubona Sabyinyo se mu masezerano tugeze kubona ni Sabyinyo ni he? Sabyinyo kuba bakaba canton ndibyo tugeze bize kuva za Rwanda, ngira ngo bugeze ubibona se, bugeze ubona ijambo withdraw, bugeze ubona ijambo disarm, bugeze ubona nta kimwe ikirimo ni ikirere, ikirimo vuga ngo aho ibirindiro biri ari leta ari AFC M23 muguma hangaho na disengagement nta yirimo muguma hangaho, aho buri umwe ari muguma hangaho, nta wemerewe gushaka kwagura
territory bafite aho yafashe noneho n'iriya ngingo nabonye abantu bagizeho interpretation confusion ya kane erega iri na kiriya iri kiriya mu gifaransa uravuga iyi yo kugarura ubutegetsi bwa leta twanayisoma bullet ya mbere avuga ngo the parties acknowledge that the restoration of government authority is the logical consequence of effectively addressing the reasons of the conflict through a peace agreement. Hari ibintu nka bitatu cyangwa bine ariko ushize mu Kinyarwanda ngo impande zose ziremera yuko kuzagarura ubutegetsi bwa leta bwa guverinoma mu gihugu hose, ubwo iyo ni condition kuzagarura kugira ngo buzagaruke hagiyemo condition ideal ni ideal uko bigomba na Boris yabivuze ideal muri rusange kandi koko birumvikana leta niba ari leta niba ari guverinoma igomba kufita igomba kwikontorora aho cyose birumvikana aha ariko bakavuga ati kugira ngo bizabe nuko bigomba kuzaba ari logical consequence ni outcome ni umusaruro cyabizaterwa ni umusaruro wo gukemura ibibazo effectively, gukemura ibibazo neza mu buryo bwuzuye kandi biherewe ngo mu mizi of the conflict through a peace agreement binyuze mu masezerano y'amahoro. Leta idafite igihugu cyose impande zose ziremenya ko leta mu by'ukuri iriko byakaye bigenda ubundi kugira ngo bizagerweho rero bizaba umusaruro, bizaba outcome, bizaba resulta zivuye mu gukemura ibibazo by'ingutu by'ingenzi uko bikemura neza effectively biciye mu masezerano peace agreement. Ni point ya mbere sibyo. Point ya kabiri rero the parties recognize that the complete restoration impande zose ziremeranya yuko kuzongera gusubizaho bwa butegetsi bwa leta hose uburyo bwuzuye mu gihugu hose constitutes complete restoration of state authority in all national territories constitutes a key component of the peace agreement. Ni kimwe mu nkingi z'ingenzi zo mu z'amasezerano y'amahoro. Amasezerano azagerwaho ikifuzwa nako bikwiye kumera nuko iherezo leta igomba kuzagira control ku gihugu hose ariko bikazashingira gukemura ibibazo bihari uyu munsi. Basoza bavuga bati ibi bikaza which will include the modalities and process of such restoration. Uburyo bizakorwa bazumvikana impande zumvikana uburyo ibi bizakorwa bigarutse mu mahame ari igihe bizacyara amahame ari igihe bizatwara ari uko bizakorwa ari abazabigira mu ruhare byose bizaganirwa. No, iyi ni road map biragaragara ko ari road map ni feuille de route nta confusion ihari none kwisoba kwabayeho. None ko Kinshasa Semetre Gasominari bavuga ko nyine barimo ngo kuririmba ngo intsinze ndavuga mu butegetsi barimo gutwika wagira ngo babwire abaturage iki Metre Gasominari urebye nibaza ko nkuko honorable Voda bivuga ni bya bindi urubyiruko u Rwanda rusigaye rwitaga twiko no kuvuga ngo byari ibintu bishya byabaye. Minisitiri w'itangazamakuru akaba n'umuvugizi wa guverinoma aratanguranwa ajya kubwira abaturage kugira ngo n'abamenya ibikubiye muri aya masezerano babe bamaze kubona amakuru ya mbere bahawe na minisitiri noneho bayagendereho. Buriya hari ukuntu James avuze ikintu gikomeye yituriye mugabo ko ari propagandist icyo baba bashinzwe aba ari ukugira ngo bumvikanishe ibintu uko bashaka ko babyumva atari ukuntu uko bimeze. Ni ukuvuga rero twamenyereye Muyaya ko ahora abeshya avuga ibinyuranyije n'ibyo n'ibyemejwe. Twarabibonye no mu matangazo noneho y'abakuru b'ibihugu
abakuru b'ibihugu bagahura bakagira ibyo bemeza kuri Kongo bagakora itangazo hanyuma Muyaya agahimba irindi ritandukanye na rya rindi akaba ariryo basoma kuri televiziyo y'igihugu kugira ngo hatagira uvuga yuko bageze hariya bakabanesha bakabarusha ijwi noneho akababwira ati dore byemejwe n'ibi kandi mu by'ukuri hemejwe ibindi ngira ngo murabyibuka igihe abakuru b'ibihugu bemezaga deployment ya East African Regional Force yahawe mandate iri clear y'ibyo yagombaga gukora ariko ubuyobozi bwa Kongo bwari buyobowe na Tshisekedi ndetse na Muyaya nk'umuvugizi wa leta baragiye babwira abaturage bati byarangiye hagiye kuhoherezwa ingabo za East African Community kandi zigiye kuza zirwana ingabo za Kenya zizanyura Bunagana zizaza zirwana nimwumve ikizakurikiraho ivyo ni ibintu byavuye mu kanwa ka Perezida wa Repubulika byemezwa n'umuvugizi wa guverinoma kandi mu by'ukuri bitari byo ari nabyo byaturutsemo ko basheshe ziriya ngabo bakazana ingabo za SADC zo zari zaje ziteguye kurwana kuko iza East African Community ntabwo zari zoherejwe zije kurwana kwari uguhagarara hagati y'abarwana hanyuma hakabaho ibiganiro uzabibangamira akaba ari we uzahangana n'izo ngabo ariko barabihinduye rero Muyaya twaramumenyereye ngira ngo nejo mu gutanguranwa kuko aya ntabwo ari amasezerano ni amahame yemeranyijweho n'impande zombi ni imirongo migari y'ibintu bizaganirwaho hakazaboneka amasezerano y'amahoro ndetse nabyo byarateganyijwe muri aya mahame ngira ngo niba mwayasomye mwabonye yuko bavuze yuko amasezerano y'amahoro agomba gutangira bitarenze tariki ya 8 z'ukwezi kwa 8 2025 kandi ko amasezerano agomba kuba yashyizweho umukono ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 8 ni ukuvuga ngo ibizaba biri muri aya masezerano nibyo bizaba bigomba kubahirizwa ariko Muyaya yagize atyo aratanguranwa abwira opinion y'abanyekongo abwira abaturage bati ibyumvikanyweho nuko hagomba kugaru iyo bavuga autorité gira ngo honorable Evode yari yansabye yuko ngira icyo mbivugaho ko ari ikibazo cy'amategeko ntabwo ubundi bavuga autorité gouvernementale bavuga autorité de l'État kubera ko État ibigizwe na arms nyinshi ni ukuvuga ngo inteko ishinga amategeko ntabwo ibarirwa muri guverinoma ubutegetsi bw'ubucamanza ntabwo bubarirwa muri guverinoma ariko biri muri leta rero ntabwo wavuga ngo kandi no mu byo Patrick Muyaya avuga ngo bigomba kugaruka mu bice byafashwe harimo n'ubucamanza hakabamo n'abadepite bagomba kujya baza bagakora ibyo bakora rero niyo mpamvu tutabyita autorité gouvernementale ahubwo tubyita autorité de l'État kuko ziriya nzego zose ziruzuye kuri mwe nk'abanyamategeko rero aho harimo ugendera kuri iryo jambo autorité na autorité judiciaire ibaho na autorité législative ibaho ariko noneho hari ikibazo gikomeye kuri iri jambo autorité de l'État muri Kongo ibyumvikane yuko ari AFC M23 twirwaneho gusa bafite uduce bagenzura muri Kongo Mombondo igenzura ibice binini muri cyahoze ari province ya Bandundu ni ku birometero bike yuvuye Kinshasa nta kintu nuvuga ngo igihe cyo kuganira muri ibi biganiro nibyo byose bizavugwaho ese confirme le point 4 Kodeko igenzura igice kinini cya province ya Ituri ADF ifite igice ADF nalu ifite igice kinini cya territoire ya Beni ikagira igice kinini cya territoire ya Mambasa muri Ituri ndetse muri Ituri no muri Nord Kivu ibyo byose ese iyo cyo cyitwa state authority kirubahirizwa ahantu abo bantu bagenzura nje nibaza yuko ibi byose bizagenzurwa ariko yenda for the benefit y'abantu badukurikira ubwo noneho ugarutse kuri cya kindi kivuga ko abanditse iyi nyandiko batari bananiwe kwandika ko ubutegetsi bugomba kugaruka mu burasirazuba bwa Kongo ahafashwe na AFCM ahafashwe n'uwo baganira ahafashwe n'uwo baganira kuko nka ADF ntabwo iri mu biganiro no ukuvuga ko wanditse aremera yuko hari ibindi bice bya Kongo bitari uburasirazuba bitari mu maboko ya leta biri on the whole ya controle ya leta nabyo bitari mu maboko ya leta nibyo nge nagira ngo mvuge yenda ku bantu bashobora kuba badukurikiye batasomye aya mahame ngira ngo mwabonye yuko arimo ibice bibiri hari igice cya mbere ni icy'amahame rusange yemeranyijweho agomba kuganirwaho afite uduka turindwi yego
ngira ngo akambere kavuga ku mahoro arambye, yego, kandi impande zombi zemeranyaho ko ari ngombwa yuko hagomba kubaho amahoro arambye kugira ngo hagire igikorwa mu gihugu. yego. Akace ka kabiri baravuga kuri constitution, itegeko nshinga rya Kongo, ngira ngo niba mwarabibonye n'umutwe wa AFCM 23 na twirwaneho, niyo bashyiraho abayobozi nabo bashingira kuri itegeko nshinga, bivuga ngo naryo baryemeranyaho. Kuri aka gace baravuga itegeko nshinga ry'igihugu, bakavuga charte ishyiraho umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bakavuga y'umuryango w'abibumbye, ko byose ibyo ni ibintu bemeranya ku mpuzamahanga. Noneho agace ka gatatu bakavuga imiryango mpuzamahanga, bakavuga imiryango mpuzamahanga bararikoresha n'u Rwanda Kagame yego. Noneho agace ka gatatu bakavuga imiryango mpuzamahanga, aka kane bakavuga yuko bemeranyije yuko gukemura ibibazo igihugu gifite bigomba guca mu nzira y'ibiganiro. Yego. Aka gatanu bakavuga yuko bagomba kurenga ibibazo bafitanye cyangwa bagiranye mu bihe byashize, noneho bakubakira ku bintu bishya, bakagirirana icyizere. Aka gatandatu baravuga ku macakubiri ko bagomba kuyarwanya kugira ngo bashobore kugira ibyo bageraho. Aka karindwi noneho bakavuga yuko nanone bongeye kwemeza yuko bashyigikiye iriya nyandiko ihuriweho basinye kuri 23 z'ukwezi kwa kane 2025. Iki ni igice cya mbere kigizwe n'aya mahame rusange. Yego. Ariko noneho amahame ubwayo, aya mahame yasimwe akaba agizwe na turindwi, ngo uretse aya mahame rusange hari ibi byo guhagarika imirwano ku buryo buhoraho, kuko bavuga permanent ceasefire. Bakanavuga noneho uburyo bwo kugarura kwizerana hagati y'impande. Ahubwo turaza kubigeraho permanent ceasefire gute, kandi bivugwa ko za Uvira nyine ahubwo bongeye kurwana. Nyine niyo mpamvu bavuze bati mu minsi 10 bazareba niba ibyo buri ruhande rwasinye rurimo rubyubahiriza. Ikindi nuko ibintu nk'ibi iyo minsi 10 se bivuze ko bemerewe kurwana. Oya, no kuvuga ngo uko byagenda kose iyi ni inyandiko yashyizweho umukono n'impande zombi, ari byo bemeye. Ibyo bemeye bashobora kubishyira mu bikorwa cyangwa ntibabishyire mu bikorwa. Ubwo se nyine batabishyize mu bikorwa, dukurikije igihe aya masezerano yashyiriweho umukono impera z'iki cyumweru, kandi twagarutse kuri ya ngingo ivuga ko buri wese agomba kuguma aho ari. Yego. Aho kontrola ahari mu biganza bye. Nyuma y'iminsi 10 bigaragaye ko hari uwaguye aho yari afite akongeraho ahundi aya masezerano yasinywe afite, bigenda bite? Icyo gihugu barongera bagasubira, ababatumije kuza kuganira barongera bakabatumiza bakaza bakavuga impamvu bo bonyine batubahirije ibyo bashyizeho umukono. Ago navuze ati, waruvuze ati kuri tele harimo kuba bitandukanye n'ibiri masezerano, niyo wari amasezerano ya Washington. None se FDLR ubundi mu masezerano ya Washington zakaba zaratangiye kurwanywa, kuba neutralized itariki yarageze icyo gikorwa. Ariko urebye uravuze Uvira, FDLR yacyari muri coalition, nta hantu urabona Kongo ivuga iti twatangiye kuvana FDLR mu ngabo zacu, kandi ifite iminsi 90. kandi nuvuga ngo dukurikije amasezerano ya Washington. Oya, amasezerano bavuga yuko kuneutralizinga igikorwa cyo FDLR cyaratangiye already mu masezerano byanditse, amasezerano ya Washington. Ariko kuri tere hariho ahubwo mobilization kurenzaho kurusha. So urumva byo ugiye kuri tere n'ibyanditswe biba bitanduka, birahabanye cyane. Aho rero niho abantu bagera bakavuga bati aho aya masezerano yaba ya Washington yo urumva byamaze kugera ku masezerano Idoha bwo bigeze ku mahame. Nabyo binakwereka yuko iriya buriya busobanuro leta irimo gutanga butandukanye n'ibyanditse ari ubushake, kugira ngo ni nko komeza bavuga ati n'ubundi kuri tere turimo kusanya ubushobozi n'ingabo n'ibikoresho kugira ngo dukomeze dutere turwane, hagati aho abaturage bamenye yuko nibyo tugomba gukora, kuko amasezerano yavugaga yuko bari bagomba kuva aho bari none tugomba kubikora nka leta, kuko amasezerano n'ubundi twasinye n'abantu bose twaganiriye barabyemeza.